Let's go!
channel ya Dekasha Media mbanje kubasuhuza. Hano ni ugusoza igitaramo hano cyo cyahateguriwe kuri sare y'urubyiruko Ikiramuruzi. Aho abitabiriye ibikorwa byabereye hano babonye dance, babonye ababyinyi, babonye abahanzi, babonye n'ibindi bikorwa byaberaga hano. Kandi tukaba tugiye kwakira bamwe mu batumirwa bitabiriye ibikorwa byabereye hano kujyo batubwire se byari bimeze bite, babibonye bate, ese bimariye urubyiruko muri rusange. Turebe se ni irihe somo byasize bitanze. Twagaragaye kuzamura impano z'abana mu bikorwa bigiye bitandukanye, ababyinaga, baririmbye ndetse n'indi myiyereko yagiye. Reka rero twakiramwe mu bitabiriye bino bikorwa byaberaga hano kuri sare y'urubyiruko Ikiramuruzi, turebe uko byari bakwitanga. None ibikorwa byaberaga hano wabonye bimeze bite, ese byateguwe byitwaye bite uko mwabonye? Ibikorwa byabereye hano byaremerero bari barabyiteguye, mbega muri make ari abaririmbyi, ari abafashoni, ari abatetsi. Imyiyereko hano rero yahabereye yari igamije kwerekana impano z'abana kugira ngo igire uruhare mu kuzamura urubyiruko rwo muri aka karere ka Gatsibo, abana babashe gutera imbere, bagira ibikorwa bimwe na bimwe bitezamo imbere babinyujije mu mpano zabo. Uyu rero numwe mu bitabiriye ibikorwa byaberaga hano kuri sare ya Kiramuruzi, arimo aratubwira ukuntu ibintu byari byarateguwe, byari biri ku murongo, ababyitabiriye ibyishimo bahakuye, ababyeyi bari babyitabiriye. Reka komeza tubwira ese nicyo acyuye mu mpano zagaragajwe hano. Ubu guhera ubu nanjye ngiye kwitoza kubyina, nabonye kubyina ari byiza, urabafitije. Hari abo twagiye tuganira nyine mbasaba ubufasha bw'uko banyigisha kubyina, barambwira kuzaze bambwira ibyiza byabo. Dukomeza kubabwira yuko kandi muri ibi bitaramo byabereye hano hari harimo n'itsinda rya Dekasha Media ryitabiriye ino myiyereko yabereye hano kuri sare kugira ngo nayo yerekane ibikorwa byabo aho bigeze. Reka tumushimire uyu mutumirwa wari witabiriye nawe bino bikorwa, wakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane. Meze bite? Good. Ese hano kuri sare Ikiramuruzi imyiyereko itubihabera cyangwa n'ubwa mbere ibikorwa bya bihabereye? None wowe niki ubona bakuyemo mu mpano zerekanwe hano? Ababyina, abaririmba, abanyakomedi, abahinzi, bishota ibiti. Uyu rero numwe mu bakurikirana ibitaramo bibera kuri ino sare ya Kiramuruzi. Arimo aratubwira ukuntu abantu bitabiriye bino bikorwa habereyemo iki. Ngo habereyemo abadanseri, aberekana imideri yabo, ababyinnyi ndetse kandi. Ese wowe ubona izihe nyungu ufitiye abantu babishyuye yabo kugira ngo baze kureba ibirori bibera hano? Nanone amafaranga babishyuye turongera tukayahemba ababikorwaga, abarusho, abambaraga imyambarire mwababonye, abafashona, ababyina, abaririmba, abo bantu bose turimo turongera tukabahemba bakiteza imbere. Hari abafite ingurube, hari abaguze inka, hari abaguze inkoko. Muri make rero murumva yuko iyi myiyereko ibera hano kuri sare ya Kiramuruzi, akarere ka Gatsibo kashyiriyeho urubyiruko ngo rwisanzure. Haberamo hano amasomero rusange, murabibona hano hari ishuri abantu baza bagasomeramo, hepfo hariyo abaza kwiga ikoranabuhanga. Muri sare iri hariya hepfo, abo bose mureba hano nabari bitabiriye imyiyereko yabereye hano kuri sare. Reka twakire MC wacu watuyoboreye imyiyereko. Rakaza neza MC. Amazina yawe bakwitande? MC Diana. Bimeze bite? Hano ni iyihe groupe yaba yagukomye we wabonye? Ubu se hari dance moderne, hari abantu bakoze dance, hari ababyinnyi. Noneho se mu maklabu tugende tuyakombinye, ababyinnyi ukwabo, abaririmbye. Ese mu babyinnye abantu bagiye ubona nabaye bitwaye neza? Kabisa rero urumva ko MC wabibayemo kuva bitangiye Diana kugeza bisoje, arakubwira yuko abitabiriye bose bino birori bose babikoze neza, ababikurikiranye bishimiye ibyabereye hano. Kandi turatumira andi maklabu atari mu kubyina, atari mu kwerekana imideri, abashobora kwerekana komedi, izindi mpano bafite bakitabira bino bikorwa bijya biba buri uko abana baje mu biruhuko bino birori biraba. Rero reka dushimire
uyu MC Diana wari wahagarariye bino birori tumushimira uko yakiriye abantu, uko yasoje ikirori abantu bakwishimiye cyane. Murakoze, muzagaruke, iyi bayita Kiramuruzi Got Talent. Yesu urumva yuko arashimira abantu, aranabatumira ngo muzagaruke. Reka rero dusoza ariko tubashishikariza gukurikirana ibiganiro bya Dekasha Media binyura kuri channel ya Dekasha Media kuri YouTube ndetse no kuri TikTok. Haba hariho video mukareba ibikorwa byayikora. Tubashimira ko mwese mwitabiriye. Mu gusoza rero reka duhamagare team manager uhagarariye Dekasha Media atugezeho uko yabonye bino birari. The Heart. Meze bite? WhatsApp. Meze bite se meze bite? Meze neza cyane. Ibi birori byabereye aha. Nkuko mubizi turimo turazamura impano z'abantu ariko banyita The Heart, reka banze mbibwira. Yeah. Iryo ni izina ry'ubuhanzi banyita The Heart. Hano twabereye muri Kiramuruzi bakoze kutwakira. Uko mubibona itsinda rya Dekasha Media naryo ryaje guperforminga aha ngaha. Ibirori byari byiza kandi byakurikiwe n'abantu benshi. Njye nashimye uburyo byari bimeze. Ese wowe ni iyihe nkunga utera bino bikorwa biba byabaye hano kugira ngo Dekasha Media nayo izamukiremo n'abandi bana bishimira ibikorwa bikora? Inkunga ya mbere ni uko Dekasha Media irahari kandi ni urubyiruko rumeze neza, rubyina kandi rubyina neza. Hari n'izindi mpano tugiye gutangira, fashion ubutaha ndatekereza izaba iri aha ngaha kabisa. Ibintu bizakomeza bigenda neza kandi nshimira n'abandi bose ba hano muri Kiramuruzi n'andi makarabu yavuye hirya no hino kabisa, baradufasha kandi ni ibintu byari byiza warebaga binogeye ijisho. Ndifuza yuko twazajya tubikora byibuze rimwe mu kwezi. Ba manager badutumiye uyu munsi babireba, ariko natwe turimo turategura ibitaramo tuzabatumira kandi bizaba bimeze neza ndabizi. Urakoze cyane Director, reka tumushimire ku nama tubwiye, inkunga batera bino bikorwa byabera hano kuri sale ya Kiramuruzi. Dushishikariza abantu bose kujya bitabira ibirori igihe babyumvishe, dore yuko mu itangazamakuru binyurijeho. Reka tubashimiye rero, tuzakurikirane ibindi byabereye muri sale imbere kuri Dekasha Media. Ciao ciao, murakoze cyane.